hari imbaraga Imana yakoresha muri iri teraniro zarangiza ikibazo umaranye iminsi. Hari imbaraga Imana yakoresha muri iri teraniro abarozi barari wawe ntibazagaruka utavuze. Hari imbaraga Imana yakoresha abo bukwe abantu bazinze bukabohoka bukababwo. Nta numwe yakoreye ibingana n'ibyo yakoreye undi. Wavuga uti igihe yampaye kubyara yarabikoze, yaguhaye urubyaro ntihabwe icyubahiro, ariko jyewe yarumpaye igiriye neza kurusha wowe. Kubera iki? Nejejwe n'Imana nanjye ndemeye iri teraniro. Dufite intashyo twari tubizi kuva mu cyumweru gishize, twamenyesheje bene data. Murabizi ko no kuri status ubu ngubu biba bicika, ushyiraho umuntu wese akakubwira ati tuguhaye intashyo kandi Imana izabane nawe. Ngo rero intashyo za bene so nimuzakire mu izina rya Yesu. Hanyuma ntabwo turi butinde, nta bindi nivuga nzi. Cyakora ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 4, ngira abahungu 2 n'abakobwa 2, kandi ntimugire ngo ni batoya. Mfite umuhungu wiga muri kaminuza, umukurikira arimo arasoza, ari muri CZM. Umukobwa ubakurikira yiga mu wa 3, hanyuma dufite n'undi wiga mu wa 3 muri primaire. Nabo ngabo na mama wabo turashimira Imana ko kiduhagazeho. Imana ishimwe cyane. Tubazaniye ijambo ry'Imana rero rivuga ku bana n'Imana. Batubwiye ko uyu mugoroba witwa umugoroba usaba Imana impinduka, musaba Imana kwitabara, musaba Imana kugira ibyihindura. Impinduka dukunda iteka niziduhindura zituganisha heza. Abakene iteka basengera gukira, bakobwa basengera kuba abagore, abasore basengera kuba abagabo, abashomeri basengera kubona akazi. Si byo se? Hanyuma nashatse kumenya ibyifuzo rero by'uwamaze gukira yarasenze. Nza gusanga niyo umuntu yamaze gukira asigara afite ibindi byifuzo. Ntabwo umuntu ajya agera ahantu atagikeneye Imana, keretse utayimenye ntibazababeshye. Ubu rero niyo mpamvu ushobora kuzabona umuntu ari umuntu muzi ko ibiryo bihari bihagije, Imana yamuhamugisha, ariko ukabona atinda hano akahava nyuma yanyu. Buriya nta yindi mpamvu, aho yahuriye n'Imana nicyo bavuganye kimutera gutindana nayo no kuyishakisha. Hanyuma rero ukibaza uti ko nge mparara nsaba ibiryo, nsaba umugabo, bandi babibonye baharazwa n'iki? Iki turaza imbere y'Imana nicyo twavuganye nayo, naho twahuriye. Nta muntu wakunda Imana adafite icyo ayikundira. Umuntu wese akunda Imana, umuntu wese akorera Imana, umuntu wese ashakisha Imana agatindana nayo bitewe n'uko yayimenye, bitewe n'icyo yakoze mu buzima bwe. N'ikimenyimenyi dufite abantu batinze cyane mu rusengero imyaka myinshi. Yakubwira igihe yakirijwe wumva ari kera cyane, ariko wakwitegereza ugasanga uburyohe bwo mu rusengero n'Imana ntabwo agafite. Wamushaka impumuro y'umwuka wera ukayibura. Muri makeya ari mu rusengero arahatinza, hamaze igihe, ariko hamaze icyo gihe kingana gutyo atarahura n'Imana ngo imwiyereke. Mpamvu yabiteye ntugire ngo ni iyindi, nuko yaje rimwe na rimwe aruhukira mu maboko mabi. Akihagera bahita bamwereka ko abaye umuntu ukaze cyane wo ku rwego rukomeye. Atangira kureba abicaye aha bose abahindura abapagani, atangira kureba abaririmba ku murongo w'imbere muri korari akavuga turiya ni mugenzi wanjye. Muri makeya apfira ahantu aho hagati, bimutera guheneberera aho ngaho. Hanyuma rero icyo agifite uyu munsi ni imyaka amaze mu rusengero. Kubwira ati tugura sejemu nari impari, mu batanze amafaranga yaguze akabanza gato kari harya hepfo narimo. Ntibigeze bamutora ngo abe umuyobozi w'amasengesho, ntaraba umuyobozi w'abagabo, ntaraba umujyanama mu nama nyobozi, ntaraba umujyanama muri korari mbese. Ariko arababwira ati mizi y'ibiti iri hariya tuyirandura, mwebwe ntimwari muhari. Mwari ujya ugenda gake, nge nageze hakare. Mushumba witonde, genda ambye hano, ibyaha nigize uko bigenda. Mana ishimwe ko ari Imana nziza kandi ihora yiyerekana buri munsi. Na bene uyu munsi k'uyu mugoroba turashaka ko Imana igira icyo ikora mu buzima bwe. Soma ijambo ry'Imana, igitabo cya 2 cy'Abami mu gice cya 18 na 19 aho hafi, hanyuma tuganireho dutandukane. 18 duhereye ku murongo
wa 19 18 ku murongo wa 19. Nabazanye Bibiliya mubumbura nimugire vuba, abandi nabo bifate mapfubye. Nese ko WhatsApp irimo na Facebook n'ibindi ariko atabonye nuko ashyiramo na ka Bibiliya nibura ngo akirike turebe ijambo ry'Imana. Unimpamo da bye mpagaza hamba mbireba ukabona umuntu yifasha arya, akanezezwa nuko mumusomera mukamwumvira, akaza gutavuga ati twafashijwe, bati tubwire mwafashijwe niki, ati hari umugabo munini waturutse Nyanza. Yavuze iki? Haravuze ngo Rabushake arababwira ati nimubwire Hezekiya nonaha muti umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo ibyo byiringiro byawe n'ibyiringiro ki. Uribwira ariko ibyo wibwira ni iby'ubusa, ngo dufite imigambi n'amaboko byo kurwana, ariko uwo wiringiye ninde watuma umugandira? Erega wiringiye urubingo rusadutse, intwaro nirwo ni rusadutseho, intwaro nirwo Egiputa umuntu yarwishingikirizaho, rwamucumita mu kiganza rukagihinguranya. Uko niko Farawo umwami wa Egiputa amerera abamwiringira. Kandi muvuga muti twiringiye Uwiteka Imana yacu. Mbese siyo Hezekiya yasenyeye ingoro n'ibicaniro byayo, akabwira abayuda n'abe Yerusalemu ati muzajye muramya muri imbere y'iki cyotero cy'i Yerusalemu. Nuko rero usezerane na databuja umwami wa Ashuri, ubwanjye nzaguha amafarashi 2,000, ni wowe ubwawe wazibonera abajyaho. Wabasha ute kwirukana umutware n'umwe muto mu bagaragu ba databuja, kandi wiringiye abanyegiputa ko bazaguha amagare y'intambara n'abagendera ku mafarashi? Ngo mbese uzamutse gutera aha akaharimbura atabitegetswe n'Uwiteka? Ngo Uwiteka niwe wamubwiye ati zamuka utere icyo gihugu ukirimbure. Kandekeraho twenda gusoza turi busomeza buri ya 20. Hanyuma muntiza amaso murebe hano, ko ntuze kugira ngo jewe hari ucyo wambonamo jewe nduyu nyine ureba ko hari undi mpagarariye kandi duhagararanye hano. Ngo abazungu bazanye ivanjiri mu Rwanda basanze umwami Nyanza hari iwacu, ngo arabaza ati muturutse, bati tuzanye ubutumwa. Ko bagendaga bahindura abantu rero bagirana ibibazo n'umwami, ngo bigeze arabaza ati ariko ko mwavuze ko mwazanye ubutumwa ko mudataha? Bati wadutumye twarazanye. Bati burya turakora raporo akayibona uwo munsi ntibizadusaba gutaha. Hanyuma nanjye untuma uwantumye mpagararanye nawe hano, niwe ufite imbaraga zagira icyo zirema mu mutima wawe. Iyi nkuru dusomye ndagira ngo tuyivugeho umwanya muto dusenge. Twumvisemo amazina, ko ndagira ngo ngira amazina make mvugaho. Vuge ku iri zina ry'uyu mugabo witwa Rabushake, tuvuge umwami wa Ashuri witwa Senakeribu, tuvuge n'umwami w'Abisirayeli witwa Hezekiya wo mw'icyo gihe. Iyi nkuru ikurikira indi iri mu gitabo cya mbere cy'abami. Izi ni inshuro bateye abantu bo mu Ashuri batera abayuda cyangwa abayisirayeli, babatera inshuro zirenze imwe, barwanya intambara nyinshi zitandukanye. Ariko kuri iyi yari intambara igiye kuba ku nshuro ya kenshi. Mu gihe cyabanje, muri iyi nkuru dusoma mu gitabo cya mbere muri Yesaya mu gice cya 21, niho mushobora gusanga uyu muntu bwa mbere yamutumyeho, yatumye ku mwami w'Abisirayeli w'icyo gihe, aramubwira ngo ndagira ngo nkumenyeshe ko abagore bose beza ufite ari abanjye, amafaranga yose ari muri banki zo mu gihugu uyobora ari ayanjye, iby'igiciro byose bihari ari ibyanjye. Ibyo bintu urabyemera cyane ntubyemera? Ngo babibwiye umwami ahaba, aravuga ati ndabyemera, ibyo umwami avuze niko kuri, ndabyemera. Ngo basubirayo babwira umwami wa Ashuri bati yabyemeye. Aravuga ati sawa, ubwo abyemera nuko yemera imbaraga zanjye.
ngo iyo nama yatumaga k'uyu mwami ngo yari igizwe n'umwami wa Ashuri ngo n'abandi bami 32. iyo usomye Bibiliya isobanuriye rero ivuga ko abo bantu 32 bari bamukikije ngo bari abatware bayoboraga uturere mu gihugu yayoboraga, ngo bose bicazwaga imbere ye no kumuramya no kumuha icyubahiro, ngo bose barabyemeza bamuha amashyi baravuga bati twumvise ibigwi byawe uri umwami ukomeye. Bamaze kumva iyo nkuru ubukurikiyeho ahita atuma izindi ntumwa bukeye, ngo ahita atuma noneho mugende mubwire umwami w'i Samariya aho ngaho w'Abisirayeli, mumubwire ko ibintu byose bihari navuze ko ari ibyanjye akabyemera mbishaka, noneho ndabikeneye abinyoherereza. ngo bakibimubwira ngo nawe ateranye inama yikubagaho nk'iyi Imana yateranye aka kanya nk'iyabera ahangaha yo kukurengera, tukabona Imana izamuye ibendera ryo kunesha. ngo begeranye bose baravuga batako gasuzuguro ntitwakemera, ni mutume kuri bamenya, mutume kubahanuza. ngo bahita bapanga amasengesho yikubagaho, ngo bakiri mwayo masengesho mu mwanya muto cyane ngo umuhanuzi ahagurukira muri bahita avuga ati noneho rero Imana yanza ko gasuzuguro k'abashuka abantu basoma kwasana keribu. Imana iravuze ngo mubwire uwo mwami, umubwire izo ntumwa zigende zibwire shebuja ngo ucyambara umwambaro w'urugamba atabaye ntazavuga ibigwi nk'ukuramo atabarutse. Imana yacu twiringiye asuzuguye ubwoko bwayo ariko ari nayo asuzuguye. Iyi rero ivuze ngo Mana ishimwe cyane, iyi rero ivuze ngo ako gasuzuguro ntiyakemera. Muri iyi nkuru ya kabiri, amen, ngo barabimubwiye azabiranywa n'uburakari, ngo azamukana igitero kandi atera yarabatsinda, ngo aragenda rero arashyekerwa. Aha ni mu nkuru ya kabiri rero. Noneho rero ikindi gihe aravuga ati ndasubirayo narabamenyereye, ngo ahita avuga ati ndagiye. Rero mureke mbabwira hari abantu badakwiye kumenyerwa. Hari igihe umuntu azaza none abone biremeye ariko ubutaha azagaruka agira ngo ni bimwe byo hambere byari bihari kandi atari byo. Niko bimeze, kubera ko yaje utaratindanye n'Imana, none wafashe umwanya wo kuza gutindana n'Imana. Yaje utaherukaga mu masengesho. Abantu badaheruka mu masengesho imbaraga z'umutima zirashira, bakanamuka bagatinyuka ibyaha gahoro gahoro, bakagenda bashiramo buhoro buhoro, bikazarangira abo bantu nta mwanzi n'umwe utabanesha. Bungeri b'intama muzababona, natwe duhorana nabo. Muri make y'amasengesho ashize mu bantu, imbaraga z'umutima zigashira, nta n'icyaha abo bantu badakora. Niko bimeze. Iyo bavuye i Nyanza bakagera i Kigali bakareka amasengesho, bicara kuri kontwari bakagereka akaguru ku kandi bagasaba mitsingi nta kibazo. Iyo bagarutse baza bambaye imyenda mishya bavuye i Kigali kwigabura, akavuga ati nanjye burya nakomeje gukizwa. Jisho ryanjye rero ntirigera i Kigali, ay'abadiyakoni ntahagera, amasantima akabaraje. Kavuga bati nyamara nubwo amaze amezi 3 ubuhamya twumvise ni sawa. Akabahamagaye urupfu aho guhamagara ubugingo. Ko biravuga ngo nicyo gituma imbaraga zabo zishira, ngo bagahorana uburwayi butarangira, ngo nuko baririye kurarya ameza batabanje kubitekerezaho no kwezwa. Abandi bakahavana imbaraga bavuga indimi nshya, nawe akahavana ikibazo agatahana icyo kibazo akakicara niwe mu nzu, akabagikururiye umugore n'abana, umuvumo ukinjira iwabo, abadayimoni ntibahave. Mani dutabare. Nivugiraga biwacu iyo bavuye inaha, sinzi abinaha iyo bagiye mu yepfo uko babigenza, ariko umenya n'uwava ahangaha akajya nk'Iremera batanamumenya kubera ko itorero ryaragwiriye. Nawe ntiyatinya. Ariko icyo nari mvuze rata, amutumaho indi nshuro, ngo akimutumaho nawe akora strategy zose, ngo ahita avuga ati nibutse yuko sogokuru wanjye yagiranye amasezerano na sekuru umwami utegeka mu Egiputa. Ubu ngubu ngiye gutumaho abantu ba Egiputa bagaruke tuvugurura aya masezerano. Niyo nzira yendaga kuzaca amateye yazamutse, ndeba ukuntu nabahenda ngo ahamagara umwami wa muri Egiputa hafi aho, aramubwira ati sha ntuzi ko data na so bagiranye amasezerano yo gutabarana? Undi ati ndabizi. None umubishamereye n'abarenda kuntera, ndagusaba kutazamuha inzira. Ariko ngo akimubwira ibyo, abantu masengesho baba batangiye nabiki akazi. Undi rero kamabwira ikibazo gikomeye, amutumaho muri
kiriya gihe habagaho indimi zikoreshwa muri correspondance z'abayobozi. Bagiraga indimi zikoreshwa muri correspondance y'abayobozi. Uyu munsi mu Rwanda twemera indimi 3 zikoreshwa muri correspondance mu Rwanda. Bakoresha Ikinyarwanda, bakoresha Icyongereza n'Igifaransa. Siko bigenda? Nta muntu uzi ndabona yanditse ibaruwa y'Igiswahili. Ariwe mwabonye mwebwe? Abantu muri amukora muri ministeri mwari mwabona ibaruwa y'Igiswahili? Cyangwa y'Ikirundi cyangwa Ikigande? Ni Icyongereza, ni Ikinyarwanda se cyangwa Igifaransa? Noneho rero uyu muntu wiswe Rabushake batumye ngo yari umuhanga mu rurimi rw'Abisirayeli. Ngo aramubwira ngo nugenda ukavuga ururimi rwabo, abaturage bose bakikije umwami wabo w'Abisirayeli Hezekiya bakumva ibyo mutumyeho, bakibuka ibyo nakoze ubwashize, icyambere bazahita bamuhindura, bazagira ubwoba bubatere kugira ibintu bakorera mu myenda yabo, mu mazina yabyo. Mbese bamwe bazatangira bakore ibyo bita shotiko. Bivuze nyine kugira ngo abandi bafata amabuye bavuge bati wa mwami waho kutwiyicisha, twe tuzakwiyicira mbere, aba bagabo bazaza bameze nabi. Ngo yaraje avuga ngo iki? Yaravuga ngo umwami mukuru, iri turaryanze mu izina rya Yesu, ngo umwami mukuru wa umwami wa Ashuri arantumye ngo ibi nkubwira nutabyemera azazamukana ingabo ze. Nkurahije Uwiteka, niba ingabo ze zabona umukungugu zihagarara hano ku butaka bwawe. Ugasobanura ubwinshi bwazo, murabyumvise? Nazamuka akabona ahagarara, Imana zizabimpora. Iyo barahiraga batyo babaga bavuze ikintu gikomeye cyane, yabaga ari indahiro iteye ubwo. Aravuga ngo none arambwiye ngo byose bizane, kandi niba utabikoze uvuge none abazamuke. Ndahita nawe yihuta vuba cyane, aramubwira toya ntabyo nzanye. Ndaramubwira ngo mu kindi mu byo yantumye yavuze ngo aba bantu bo mu Egiputa wiringiye, umeze nk'umuntu wiringiye urubingo rusadutse, urwishingikirijeho ugahagarara, rwagusatura mu ntoki rukaguhindura inyama ubwarwo, muri make ntacyo rwakumarira. Cyo vuze muracyumva? Muri twe hari uwafata urubingo rusadutse akarwiyegamiza akavuga ati ndarwicumba dore navunitse. Urumva ko gasuzuguro? Ko Bibiliya yarantangaje. Uzi ko ivuga n'ibintu n'uyu munsi uvuga ukumva ibyo ari byo, kandi byarabaye kera cyane. Muzi imyaka bandikiyemo ibi bitabo ni kera cyane, ariko umva nawe n'uyu munsi urubingo nta warwishingikirizaho. Mwiri teraniro bose mbonye bahakana baravuga bati turabona nta warwishingikirizaho, kandi uko niko kuri. Amahirwe itorero rya none rifite, dufite uwo twishingikirizaho watsindiye isoko. Ngo bamaze kubimubwira rero aravuga ati ntacyo, abo Banyegiputa sabo kwiringirwa, nanjye ndabyemera. Haleluya! Nanjye ndabyemera ko atarabo kwiringirwa, ariko kandi uwo twiringiye watabaye ahashize, Imana y'Abisirayeli itakwemera akagasuzuguro dusuzuguwe n'umwami wa Ashuri. Mugende mumubwire ngo turabyanze. Amusubirira mwe muhanuzi wa kera. Baragenda ngo bakigerayo ahita ategura igitero. Igitero simusiga, ngo atarahaguruka iwe mu rugo ngo azamuka aze gutera, ngo Imana ihita isanga umwami w'Abisirayeli iramubwira ngo genda kwemereye intsinzi, kandi agira ngo abari wowe umanuka, ntutegereze ko atera. Ngo abayohereje igitero, ngo igitero cyaragiye. Ubwo ni muri cya gitabo cya mbere cyo muri Yesaya. Ngo igitero kikigenda ngo bagihaguruka, ngo umwami wa Ashuri yagiye kumva yumva imirindi y'abantu, ngo yohereza ingabo ngo nimundebere hanze ikibaye. Ngo barebye baramubwira ngo tubonye ingabo zizimagije ikirere cyose, kandi ingabo tubonye ntaho wazicikira, ndakurahiye. Ngo yinagurira ku igare arahunga. Agira ate? Imana ibazanira imbaraga zituma bibahiga bihunga, ibambera imbaraga zakwirukana ibibahiga. Imana ikore mu kigega cy'imbaraga ifite, ikumbera imbaraga zatuma ibiguhiga bihunga. Bihiga ubugingo bwawe, bihiga ubukumi bwawe, bihiga agakiza kawe. Nicyo ariko Imana ifite imbaraga zo kugufasha kubirwanya. Aha rero twasomye nta ntambara yindi yahabaye,
haleluya. Ho nta yindi yahabaye. Icyabaye ni iki? Ngo bo ubwabo mu gicuku kimwe, ngo amaze gufata icyemezo, amaze kwiyemeza kuzamuka no kurimbura abayisiraheli, ngo Imana yasigaba igitero mu ijoro, ngo isange ingabo ze ku rugerero, ngo zose nta n'imwe isigaye, zisinzirira guhera. Gute? Ngo abyutse mu gitondo, ngo bakangura umwe basanga wapi, bakangura uwa kabiri wapi, ngo bajye kureba basanga ingabo zose Uwiteka yahanyuranye imbaraga zidasanzwe. Ngo ahita afata icyemezo aravuga ati noneho rero reka mve hano subire mu mudugudu wo hirya iwacu, ngende njye gushimira Imana ko gendokotse, ko gendokotse. Ariko Imana yari yarabwiye Hezekiya, iramubwira tureke umwami wa Ashurazi, namara kuhagera uzatuze genza uko nzarwana, kandi uriya mwami nzaca agasuzuguro, jewe nzakurikirana uriya mwami, ntabwo nzamutsinda ku rugamba, nzakora ikidasanzwe kizatuma amenya yuko abo yateye ari ubwoko bw'Imana. Kandi icyo nzakora icyo nta yindi ntambara aba bantu bazatera mu Bisiraheli, icyo ngicyo kizaba kirangije ibintu byose. Mu gitondo kare ngo aragenda ageze wajya mu ngoro y'ikigirwamana kiwabo, ngo yegama amaragarama aravuga ati ndagushimira Dagoni wacu ko ntabaye ku rugamba nge nkaba ntapfuye. Ngo abahungu be yibyariye ngo binjiramo bamusangamo, bazana uburakari n'umubabaro mwinshi wuko ingabo z'igihugu cyabo cya Ashuri zishiriye ku rugerero, ngo baba aribo bazana inkota bayicumita se bamutsindaho. Imana ibirangije ikibazo, kandi kirangije idatiye amaboko mu banyamahanga. Hari imbaraga Imana yakoresha muri iri teraniro zarangiza ikibazo umaranye iminsi. Hari imbaraga Imana yakoresha muri iri teraniro abarozi barari wawe ntibazagaruka utavuze. Hari imbaraga Imana yakoresha abo bukwe abantu bazinze bukabohoka bukababwo. Hari imbaraga Imana yakoresha ikazahura itorero ikibuka ko mwasenze. Hari imbaraga z'Imana zikorana n'abantu bayo zirutiza abantu, itagitira abantu amaboko ngo ikore, igakoresha iziharaho. Mana ishimwe cyane. Irangije iki ngiki ndagira ngo mbabwire ibi ngibi, nta bundi nta yindi shiro aba bantu bitwa Abashuri bongeye gutekereza gutera Abisirayeli. Kubera iki? Bari babonye gasopo Imana yari ishyizemo, noneho urenga nkumoni. Iravuga iti kinkozi nimwihanukira indi shuro mukakirenga, nzazana izirutizi nkoresheje none. Mbibutse ko Imana ifite imbaraga zinyuranye cyane nuko uzitekereza. Kubera iki? Aha mwese uko mungana ntimuzizi kimwe. Abantu bose muri aha ntabwo muzizi kimwe. Kubera iki? Ibyo yakoze mu buzima bwanyu ntibingana, ariko mwese uwo yakoreye byinshi kuruta undi ni wowe wenyine, ni wowe wenyine. Nta numwe yakoreye ibingana n'ibyo yakoreye undi. Wavuga uti igihe yampaye kubyara yarabikoze, yaguhaye urubyaro ntihabwe icyubahiro, ariko jyewe yarumpaye igiriye neza kurusha wowe. Kubera iki? Nabonaga ubuzima burangiye, umwana ajyanye na nyina, mbona nyina arazutse. Iri shimwe ndaryisangije kubera yuko nigize umubabaro wuko nari kuba mbayeho uyu muntu adahari. Nawe ufite ukundi kuntu yabigenje tudahari bigutera mu mutima wawe kuvuga uti bikoze nzayigumaho, nibapanga iteraniro nzaba ndirimo, nibavuga ya nimugoroba nze, nibavuga niba turembyuke, nzayikorera bitewe n'ikikoze kandi nzayiguma iruhande. Bashumba bungeri b'iri torero, aba bose mureba bazanwa n'icyo bakuye ku Mana, kandi icyo bayikuyeho cyabateye kuyikunda. Nimubona baje ari benshi mujye mumenya ngo yakoze cyane, nimubona baje ari bake mujye mumenya ngo yarakoze ntiyarorereye, ariko amashimwe
aba baje bafite harutaye abataraza. Nta n'ikindi burya nta n'ikindi gipimo tugira cyo kureberaho. Principe z'Imana nizo ngira ngo sorezeho, hanyuma tuvuge yaza buri duhagurutse twese turaza kuyivuga, dusaba Imana umugisha. Nta bintu byinshi ndashaka kubabwira, ni ibyo bita amahame. Amahame y'ijambo ry'Imana. Icyambere, iyi Mana twiringira twemera, dufite ibihamya by'uko ari Imana ikora. Ibi byo ntibivuguruzwa. Uyu muririmbyi yavuze ati ntawe uzagusuzugura ngo akuvuge nabi mpari. Twebwe tuvuga ibi dufite ibihamya by'uko ikora. Abo tubifatanije haleluya, murabyemera namwe? Cya kabiri, iyi Mana twiringira, iyi twiringira ifite imbaraga zikora mwese mudahari. Hambere hatuvuye muri Pasika, nimusoma muzabona Imana yohereje marayika mu gitondo cyo mu museso ku munsi wa kangahe, ngo yicara hejuru y'igitare arakibirindura. Agira ate? Muzaperereze musome, muzasanga abasirikare bari bahari kandi bari bikwije. Muzambariza aho uwo marayika yanyuze ntibamurase, n'ibigurizi bari bagerekewe byo kuza gukurikirana ibiki. Ibyo biravuga ngo amasezerano y'Imana ntaraswa. Bivuga ngo iki? Amasezerano ntiyaraswa. Cya gatatu, imvugo y'Imana irarinzwe. Igize ite? Imvugo y'Imana irarindwa. Kandi umwanditsi wo mu gitabo cy'i Burundi hakurya hariya mu baturanyi b'i Nyanza yaravuze ngo rya jambo dusoma muri Yeremiya mu gice cya mbere ku murongo wa 10, yaravuze ngo iririndisha ubuheri. Ubu tujya muri kwasiteri, shoferi agatangira akiruka bati ariko shoferi turashize, ntimuwe muretse ndi hano. Bati kubera iki? Yewe hari amasezerano y'Imana yamvuze atarasohora. Ubwo atarasohora rero imodoka ntacyo yaba kandi nyirimo. Kubera iki? Ko natahuye yuko isezerano ry'Imana igira ite? Iririnda. Rero Imana ifata ubuhiri ikicara hafi aho ngaho, kavuga iti nijye wavuze. Ikimenyimenyi, muzareba Abisirayeli bacumuye ku Mana, Imana irarakara, uwitwa Mose ahita akorana n'Imana inama y'akanya gato. Arabwira ati Nyagasani Uwiteka, barabizi ko ari wowe wahagurukanye n'ubu bwoko, nubwo bacumuriye mu nzira, ariko uramutse ubarimburiye aha bazagira ngo amaboko yawe naha yananiriwe. Ihita ivuga iti nibyo mo ibyo uvuze ni ukuri, ndibuza kubagirira nabi kubera yuko nabahagurukanye bareba, nkwiye kubagezayo bakamenya ko ndi Imana. Ntabwo byarangirira mu nzira utagezeyo yarabivuze. Irya kane, iri torero dusengeramo, ndavuga itorero rigize umubiri wa Kristo, simvuga idini. Ndavuga abantu bejejwe n'amaraso, bemera umwami Yesu, barwana intambara yo gukiranuka. Igitumye mvuga ngo barwana intambara yo gukiranuka, Pawulo yaravuze ati jyewe nshakisha gukiranuka, ariko ibibi biraza bikantanga imbere. Muririmbyi aravuga ati nyamara ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi n'ibyaha, ariko nyamara njya mbyibonamo. Ariko agira icyifuzo, aravuga ati noneho jya mboneza mwana, jya mboneza. Niyo mpamvu ari intambara tugomba kurwanira gukiranuka. Aba rero bari ku rugamba rwo gukiranuka, iyo yikatishije mu mujyi akaronka 500, 500 ntashobora kuyageza imuhira, kuko yageze imuhira agwa mu muriro, ayasiga ku rusengero, akavuga ati reka ayanjye yaraya. Nyamwanga iyo byavuye rero ngo yemye amatu wamuhaye. Subwo nawe wabamora n'umudiho nabonye ubyina hano. Reka warara wicaye aha nawe uteye utyo,
oya ntibikabe we ntibikabe. Nyamwanga iyo byavuye ngo umuntu yamuhaye inka bukeye ize zirateka, ngo arasimbuka aramubwira ati se ku yawe yabyaye ntiwankamira ko abana benda kurwara ubworo? Aravuga tuzabaze gukamira. Daravuga ati ye, uzi yuko Imana ifungurira abantu ikabaha ubuzima n'imibereho, ikabaha ibintu byose ntigire ikibima, ariko yabasaba kimwe cy'icumi bagavuga bati reka reka uzimenye Mana, turabizi nturya amafaranga, turabizi nturya amafaranga, ariko ukuri kuriho nta mugisha ntawo w'abantu batazi gukorera Imana. Ntabwo umugisha bawusengera nubwo wamarana iminsi 40, umugisha barawukorera. Nimubona abantu Imana ibateza imbere bigize imbere, muzihangane ntimuzagire ishyari kuko babazi no kubigenza neza. Aya maboko mubona dufite, uku kuratanga, uku kukakira, ayawe jya uyabika yose ntacyo, ariko hari igihe azashira nta yandi wakiriye kakubeho. Watanze amafaranga azatunga menshi, nzakavuga ngarutse. Irindi hame Bibiri iravuga ngo utizera ntishoboka ko ayinezeza. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga yuko icyagukerereje kiguheza aho watinze ni ukutizera. Kwizera ni iki rero? Bibiri iravuga ngo nukumenya neza udashidikanya ko ibi bintu byavuzwe nayo bizagira bite. So mbabwire gute ko kwizera ibyo ari byo? Umva kwizera icyo bivuze. Tuza ahangaha tubabaye, tugasiga nyir'inzu yateyeho avuga ati ayo mafaranga arihe, tukaza imbere y'Imana, Mana waduhaye icyo twishyura inzu. Umuhanuzi akaza yiruka akavuga ati mvuko Uwiteka avuganye nawe, aravuze ngo azakubakira inzu nziza muri Kigali, aravuze ngo uyu munsi uraburara ariko hari igihe uzasigaza, aravuze ngo barakwirukana mu nzu ariko nawe uzagira izo ukodesha. Umuntu agahita yoyongera ibiro agataha ameze nk'uwishyuye inzu kandi nta mafaranga atahanye, ariko ivuganye nawe, haleluya, ivuganye nawe izabikora byanze bikunze. Hano hirya mu Ruhango umugabo yatse ideni rya miliyoni 12 agura Daihatsu. Umugore aramubwira ati mutware wanjye turatanga icyacumi kugira ngo Imana izaho umugisha imishinga dufite. Umugabo aravuga ati wa mugore we, ishyuha ry'abagore ndarizi, 200,000 ndayajyana. Mudamu ati nyamara agiye narasenze Imana imbwira ko izaduha umugisha. Ngo bajya impaka, bigera ubwo bahamagara pare na marene, baza mu rubanza ariko birangira icyemezo kibaye gutanga icyacu. Baragitanga, bagura Daihatsu bajya kuzana ibirayi mu Ruhengeri. Inshuro 2-3 ku nshuro ya 4 Daihatsu yitura hasi, iva mu muhanda isiga umugabo imwishe. Iyi ntigira ubwoba, iyi ngiyi nta bwoba. Iyi ngiyi Yobu yaravuze ngo yavutse itagira ubwoba, aravuga ngo narayibonye, ngo yaravutse ariko yavutse itagira. Hari ibintu Imana ikora ukabona ko itagira ubwoba. Amafaranga barashize rega, banki buri cyo yishyurwa, bazo biravuka, ngo bagahamagara umudamu bati urazana amafaranga cyangwa tuzateza inzu. Ibintu byose birayoberana, icyemezo kirafatwa ko inzu bazagira gute, bazayigurisha. Nivugiraga Imana sha, Imana ngo icyemezo kimaze gufatwa umudamu arasenga akabwira Imana ati ko natanze icyacumi, basi ngarurira icyacumi naguhaye, aziba icyuho cy'iminsi 3, mbe ndi muri iyi nzu nibura amezi 2, bazayijyane nyuma yaho. Ikamubwira iti ndi Uwiteka, nazambuye idibendera ku buzima bwawe, ntabwo rizamanuka, nta uzagusuzugura. Kavuga ati giye kujya kuntuza ahandi hantu inkura kuko barahaguraho, ariko izari zamurire. Ikamana ikavuga itoya naha. Hari ibintu abashumba tutemera, please
bene ubu buhanuzi ntimugire ngo nabwemera nanjye aho nyobora. Bucya bagurisha umuhanuzi avuga ati nzazamura ibendera. Mwihangane bahanuzi, nuko duteye, nuko twahamaga, tubyemera biruhanije. Bene ubwo buhanuzi mu byiza nuko ubujyana muhiruka bumubwirira pasiteri ntabumenye, kuko twebwe dutanga inama ariko mu by'ukuri hari ibintu biba bikomeye. Mudamu ngo biri hafi kurangira, mudamu undi mugenzi we araza aramubwira ati Imana irambwiye ngo hari ahantu Imana ibitse amafaranga menshi yitwa muri Beneri Kigali, tuzajye kuzana amafaranga. Bafata itike ngo baraza mu Kiyovu kuri Beneri hariya, ngo bakora strategy yo kuzenguruka hari imbere hafi aho ngaho, bavuga bati Imana ariya si amafaranga, wabuzemo amafaranga yo kuturengera no kudutabara. Bakavuga n'amazina y'abantu navuze hano, ariko bahari iwabo bakavuga durutwa na kanaka, wamenye ibyago nagize akanyohereza 100 abana banjye bakaba baragiye kwiga, ubu se nzaba ari we nizera kuruta uko nkwizera. Ngo bakazenguruka, ngo kwazenguruka akabona Gerard arimo aramutelefona wa banki, kavuga ati simwita uyu munsi, bayigurishe nzasange barayigurishije niba Imana ibuza amafaranga muri iyi nzu. Ngo aratelefona, ngo bigeze ku masaha 8, avuga ati reka mwitabe numva icyo ambwira. Aritaba. Gerard ati mubyeyi uraho? Ndati ndaho. Umerewe ute? Wapi ntakomeze. Yo ngufitiye inkuru nziza. Buriya tugenzuye tukajya mu madosiye, hari impapuro tutari dufite, ariko twasanze umugabo wawe yari yafashe ubwishingizi. Ubu dusanze nta deni ufite muri iyi banki. Mudamu atoya subiramo ibyo uvuze simbyumvise. Ahamagara mugenzi we ati soza amasengesho, igira hino wumve. Dusanze umutware yari afite ubwishingizi kandi bugomba kwishyura yose 100%. Ngo bapfukama rero hari imbere ya Beneri, muzi ko hepfo aho ngaho hari abahungu bameze baryo, bahita bapfukama aho bari mu muhanda, baravuga bati turakuzamurira icyubahiro. Bandi bati abagore basariye mu Kiyovu bayizamurira icyubahiro. Nababwiraga ngo ino Mana ifite amaboko, ino Mana ifite imbaraga, ino Mana yishyura imyenda, ino Mana ni se w'imfubyi, iyi Mana ni se w'abagabo n'abapfakazi mwese, iyi niyo nimwe beneyo. Niyo atanze itangazo Yesu mu gitabo cya Matayo, aravuga atabarushe abaremerewe mwigire hino musange mbaruhure. Iyi ifite amaboko yo kubaha umugisha, iyi ifite amaboko yo kubakorera ibyo mudashoboye. Ikibazo ni ikihe? Utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Soza icyo twita umugisha ni iki? Naho ngiye gusoreza. Mureba Zaburi ya 20, mwe muhashaka ariko munandeba mbabwire amagambo make yabanza dusenge. Icyo twita umugisha ni ubutunzi buba mu biganza by'Imana, ikabutanga mu gihe gikenewe. Hari ijambo riri muri Zaburi cyangwa mu migani rivuga ngo ijambo ryiza riziye mu gihe cyaryo, ngo rimeze nk'iki, nkama y'iki kumbehe n'amatunda y'izahabu kumbehe y'ifeza. Kuko riziye iki? Iyi Imana ishaka kuguha umugisha, ikitegereza ikabona igisubizo cyaba umugabo niwe iguha, kitenda ukabona igisubizo no kuguha inzu, iguha inzu. Ntabwo ari ngombwa ko inzu izana n'imyambaro, si ngombwa ko izana n'imodoka, ibizana kuri gahunda yayo. Hanyuma umugisha rero igisobanuro cyawo si ikindi, nuko icyo ngiki Imana iguhaye gihinduka icyo kuyihesha. Ibintu byose yaguhaye bitayihesheje icyubahiro, uzareba undi ushaka wabiguhaye unabimwitirire, ntibyavuye mu biganza by'Imana. Cyaturutse mu biganza by'Imana kuri wowe ni icyaje kikayihesha icyubahiro. Hari ahantu haturuka ibintu hatari ku Mana, ntimuzabona ababifite bose ngo mugire ngo niho byavuye. Oya, hari n'ahandi. Rero wowe wasenze ibisubizo bikagutera kuva ku Mana, ndi bugusengera uyu munsi ukizwe. Wowe wagowe
ugahura n'intimba n'imibabaro bikagutera kwivovota no kuva ku Mana, nawe turagusengera. Kubera iki? Ihora ari Imana. Iyo dukize, iyo dukennye, iyo turi bazima, kandi iyo bitari iwacu biba biri ahandi, birimuka. Ntihazagira ukubeshya, ntibizagumiwe ngo bihatinde bihagume. Amaherezo abakuvugwa nabo bazavugwa. Bampamagaye kuvuga ijambo ry'Imana mu cyunamo muri no minsi wacu. Basomera igitabo cyitwa Obadiya, muzagisome kigira igice kimwe. Bigeze ku murongo wa 11 haravuga ngo uzagebwaho n'urubanza yewe Sawuwe, ko ahagaze mu marembo y'iwawe ugakumira abaturukaga kwa Yakobo, bariho bicwa, basahurwa, bamererwa nabi, bafindira ibikingi by'amarembo, ngo nawe urahagarara ntiwabatabaye, ntiwanababajwe n'amakuba bagize. Iravuga ngo kubera izo mpamvu ngo ndakugira inama ngo uce bugufi wihane, ngo kubera yuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, uko wagenje kuzagezwa. Abishimira amakuba y'abandi nta mugisha muzabona. Murayahamagara ngo nabanguke n'iwanyu. Muragira mute? Abishimira amakuba y'abandi murayahamagara ngo namwe nabanguke natebuke. Abishimira umugisha Imana itanze ahandi barawubwira ngo ni wacu nubanguke, ko banejejwe no kugeze no kubana. Umugisha rero igisobanuro cyawo kuri wowe uhita ugishaka ugisubize. Nibirya byose Imana yaguhaye bigahindukira ibyo kuyihesha icyubahiro. Nibiriya bavuga bati dukorera Imana, ukavuga uti nibi nkoramo nkorera Imana. Nibiriya bavuga bati yarashonje, ukavuga uti iri joro sindye jyenyine, iri joro reka mbyiyake nawe arye, kuko jye maze iminsi ndya wamaze gatata burara. Ngibyo iby'umugisha, ngibyo bizana umugisha, nguwo umugisha. Umugisha rero Imana yahaga Abisiraheli harimo ibintu bitatu by'ingenzi. Cya mbere urubyaro, cya kabiri kubarinda ababisha babo, icya gatatu ari nacyo cyari gikomeye kuruta ibindi byose, ni ukubaha amakuru y'ikijuru ritekereza mu mishinga bafite. Nta munsi n'umwe Abisiraheli batabaye ngo batsindwe bagiye bavuganye n'Imana, ariko iyo batirimbukaga itavuze barabakubitaga bagatanga ibitugu, hakazagaruka ngerere. Iyo migisha itatu mvuze hano murayumvise? Mvuze urubyaro, mvuze kurindwa n'Imana, Imana ikakurinda ababisha, ariko mvuze no ku Imana itaguhisha mu maso hayo, ntiguhisha amakuru kucyo igutekereza. Hanyuma ibyo byombi bitatu mbabwiye bifite ibinyuranyo by'umuvumo. Niba hari umuvumo ukomeye ubaho, ni ugukubitwa no gutukwa n'umwana wibyariye. Niba hari umuvumo uruta iyindi, ni uko Imana iguhana ikagutera umugongo igahereza ababisha bawe ibitogo. Barakudiha siriyasiri. Ntabwo mwese abakubitwa none mukubitirwa umwuka wera n'Imana. Bamwe baranakubitirwa umuvumo, baranakubitirwa ko banze kumvira Imana. Nta kibazo nko gusenga iminsi 15 muteranya ahangaha mukazasoza nta kimana ivuganye namwe. Cyaba ari icyago gikomeye uretse kwitabikora, kuko mwese ntimwayihemukirira icyarimwe. Harimo bamwe bayubashye bayikorera mu buryo butuma Imana itabasezerera itavuganye namwe, kandi n'ubivuganye namwe. Zaburi ya 20 duhagurutse. Waba wagize ibyago ubaye wicaye iruhande rw'umuntu utifuriza umugisha. Subwo ikibazo cyaba ari uwo muntu cyangwa ikibazo cyaba ari wowe. Ibi rero tugiye kubivuga tubibwirana. Tugiye kuvuga, tugiye kwatura umugisha. Nuko nge nsenga ndajya kongera isengesho rito cyane. Mwayibonye? Mwayibonye? Uramubwira rero muke bukumurebe, simvuze ngo muhe ikiganza, ariko muvugane murebana. Muvugane. Twasomye rero. Murebana babiri murebe mubwire, kandi uko umubwira nawe akubwira. Nta kundi udafite umwegereye yisuri, ariko uhita ubwira umutima wawe niba nta muntu kuri iruhande nawe ubwire. Erega natwe twihanura ibintu byiza. Buriya nimugire ngo nabaye pastor narabanje mvuga ni kandi uzamu pastor. Nkaya mvuga ni kandi mbona waba pastor mwiza mutima wa. Haleluya! Umva rero ibyo umubwira, mubwire. Haravuze ngo Uwiteka kumvire ku munsi, izina ry'Imana Yakobo rigushyire hejuru, ikohereze gutabarwa guturutse ahera h'urusengero.
iguha imbaraga ziva i Siyoni, yibuka amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje, iguha icyo umutima wawe ushaka, isohoza inama zawe zose, tuzaririmbishwa impundu n'agakiza kawe, kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzerekana amabendera yacu. Iteka sohoza ibyo usaba byose, none menye yuko Uwiteka akiza uwo yasize, azamusubiza ari mu ijuru rye ryera, azamusubirisha imbaraga z'agakiza z'ukuboko kwe kw'iburyo. Bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twe kuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Bamwe barunamye baragwa, ariko twe turahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami, kandi udusubize uko tukwambaje. Dusenge dutegeye Imana amaboko. Mana yacu, twatuye umugisha muri iri teraniro. Turavuga imbaraga zikorana n'abera, turavuga imbaraga zidatsindwa ku rugamba, turavuga imbaraga zikura abantu kure zikabageza i Kigali, turavuga imbaraga zishyura inzu, turavuga imbaraga zubaka etaje, turavuga imbaraga zirema ibitangaza, turavuga imbaraga zitanga agakiza, turavuga imbaraga zizura, turavuga imbaraga zibeshaho, turavuga imbaraga zisumba byose. Ibi bintu bisohoresha umwete n'imbaraga kugira ngo abasejemu bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Yerekane nk'Imana ishobora byose. Zamura ibendera ryo kunesha kw'aka gasozi, bimenyekane ko basenze. Iyi migoroba bafashe bazi imbere y'Imana, aya masengesho nabyare nakora ibidasanzwe, bimenyekane ko ari wowe Uwiteka. Urakoze. Aya mashyi n'impundu ni ibyawe. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.